M23 igiye kongera ibona imbaraga zo kuyisubiza Uvira byoroshye. Ese Repubulika na Demokarasi ya Kongo yo yarizi ko bayinyaza umujyi nkuriya yaba yarasezeho izihe ngamba noneho zo kufatika gukomeza. Ese ko mbona M23 ibintu byose ikora biyorohera. Urakoze cyane. Mbere na mbere icyo nakubwira nuko igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa nta bushobozi gifite bwo guhagarika AFC 23 mu gihe cyose yabishaka kurwana yavansa ijya imbere. Urabyumva? N'ubu ngubu wabonye ko AFC 23 yari yafashe Uvira itanarwanye rwose aba FRDC birutse n'aba FDL n'aba FDNB birutse. Ikindi n'ubu ngubu bishatse gusubirayo ndakubwiza ukuri ko bakongera bakiruka, ntugire ngo hari cyahindutse cyangwa se hari n'ikizahinduka, n'ubundi bakongera bakiruka. Wibuke ko ntabwo bahakuwe n'imbaraga za gisirikare, bahakuwe n'igitutu cya Amerika babasabaga gusubira inyuma. Mu gusubira inyuma rero hari ibyo bari bumvikanye n'ibyo bari basabye ko hagati hajyamo ingabo za UN n'ibiki. Ibyo byose byaranze. Udutero twakomeje kuba twinshi, kwicana byabaye byinshi, udutero shumani twinshi, amadrone ni menshi, bibi ni byinshi. Biriya rero ntabwo AFC 23 igomba kubyicariraho ngo ituze igenda igangamenga iguma ahantu hamwe. Ahubwo ikigaragara cyamaze kugaragara nuko hari uduce AFC igomba gufata ikadukuramo icyaba cyose kunduriye yose n'igitutu cyari cyo cyose, ikadukuramo ikabiturimo kugira ngo noneho ikizavugwa n'ikizakorwa cyose kizajye kuba ifite utwo duce kugira ngo ibe yizeye amahoro n'umutekano cyangwa se controle y'uduce twose twayo. Kuko ngubu kubidafite Uvira ikaba idafite za Fizi hariya ni ikibazo gikomeye cyane. Ugomba kumenya ko buriya ni ibintu bikomeye igomba gukuramo, turaduce igomba kudukuramo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabra Hotel. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabra Hotel ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabra Hotel. Wadusanga aho dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 079 12 40 Fabra Hotel, igisubizo ku batugana. Yeserekana nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mudukurikira umunsi ku munsi n'ibiganiro byacu bya buri munsi tunyuza hano ko mumaze kubimenyera, haba bari abadukurikira bari mu Rwanda ndetse n'abadukurikira bari hanze y'u Rwanda. Mwese reka mbashimire cyane kubera ko mutwereka ko turi kumwe binyuze mu buryo mureba ibiganiro byacu, kandi nimba ari n'ubwa mbere ugeze hano kuri izi platform zacu usiga ukoze subscribe ndetse ukore no kuri notification kugira ngo ujye uba mu ba mbere mu kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Turagarutse n'ubundi ni Sam Gakire nkuko bisanzwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye Robert Sympathique. Uraho neza? Waramutse? Yego meze neza Sam, meze neza, nizere ko nawe meze neza. Nanjye meze neza cyane. Turaje n'amakuru byatandukanye ariko ni noneho uyu munsi turaza kuva muri diplomasi, ubundi tugiye ku rugamba. Urugamba turaza kuganira ku bintu byinshi cyane. Ubu turi kuvugana M23 sani ushobora kumva ko yongeye gusubira mu mujyi wa Uvira. Yego. Uku gusubira Uvira, M23 igiye kuhasubira mu buryo bwa diplomasi yarahakuwe, mu buryo bwa politiki yarahakuwe, kubera mu buryo bwo kubahiriza amasezerano biraza kugenda bite. M23 yagiye ishotorwa kenshi cyane n'ingabo bihanganye zo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ari byo byaje bigaragaza ko batigeze bubahiriza agahenge. Mu gihe 23 yagiye itera intambwe ikavuga ati reka tuvemo dusubire inyuma. Ese iyi Uvira
iyi M23 yavuyemo Mm. igasubiramo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yego M23 igiye kongera ibona imbaraga zo kuyisubiza Uvira byoroshye. Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yari izi ko bayinyaza umujyi nk'uriya, yaba yarasezeho izihe ngamba noneho zo kuwufata ikawukomeza? Mm. Ese ko mbona M23 ibintu byose ikora biyorohera. bo urakoze cyane. Mbere na mbere icyo nakubwira nuko igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa nta bushobozi gifite bwo guhagarika AFCM 23 mu gihe cyose yabishaka kurwana yavansa ijya imbere. Urabyumva? N'ubu ngubu wabonye ko AFCM 23 yari yafashe Uvira itanarwanye rwose, aba FRDC birutse n'aba FDL n'aba FDNB birutse. Ikindi n'ubu ngubu bishatse gusubirayo ndakubwiza ukuri ko bakongera bakiruka, ntugire ngo hari cyahindutse cyangwa se hari n'ikizahinduka, n'ubundi bakongera bakiruka. Wibuke ko ntabwo bahakuwe n'imbaraga za gisirikare, bahakuwe n'igitutu cya Amerika babasabaga gusubira inyuma. Mu gusubira inyuma rero hari ibyo bari bumvikanye n'ibyo bari basabye ko hagati hajyamo ingabo za UN n'ibiki. Ibyo byose byaranze. Udutero twakomeje kuba twinshi, kwicana byabaye byinshi, udutero shumani twinshi, amadrone ni menshi, bibi ni byinshi. Biriya rero ntabwo AFCM 23 igomba kubyicariraho ngo ituze igende igangame iguma ahantu hamwe. Ahubwo ikigaragara cyamaze kugaragara nuko hari uduce AFC igomba gufata ikadukuramo icyaba cyose kunduriye yose n'igitutu cyari cyo cyose, ikadukuramo ikabiturimo, kugira ngo noneho ikizavugwa n'ikizakorwa cyose kizajye kuba ifite utwo duce, kugira ngo ibe yizeye amahoro n'umutekano cyangwa se control y'uduce twose twayo. Kuko ubu ngubu kuba idafite Uvira ikaba idafite za Fizi hariya ni ikibazo gikomeye cyane. Ugomba kumenya ko buriya ni ibintu bikomeye igomba gukuramo, turiya duce igomba kudukuramo. Rero wumve ko irabangamiwe mu gihe cyose yaba itaradukuramo. Wumve ko hari ahantu rero, ariyo mpamvu uri kuhumva kuriya ngo Uvira ngo Masame, sinzi nabo nabonye avuga ko Masame atarenze 48 simbizi, ariko bavuze buriya muri la Plaine d'Orzizi muri kiriya kibaya kiri hariya, yego niho hantu ikintu bita ngo umurundi yongeye gukubitirwa. Hari ukuntu M23 nubwo ejo bundi twari turi kubivugaho, gavana ex-gavana wa Sidikivu ntabwo nyimwita guverineri, Puruki Sadiki Jean-Jacques. Yego. Ubwo yakiraga yari kwakira abantu bo muri UN. Yego. Ati bari hano dore hariya muri Sange bari mu birometero 10. Ati hariya bari mu birometero 15. Ati aba bantu baturimo bari hano. Ati bari hano rwose, ati mubimenye, ati kandi buri amakuru nari mfite nuko nubundi ibijyanye n'ubutasi bwayo ubutasi bundi bwayo 23 ikintu bita Uvira yavuyemo abasirikari ebana, ikintu bita ubutasi n'ubundi bwari bukiri hariya. Kandi abantu niwe kajya batekereza ko intasi ari uko AFCM 23 yakoresha abantu bayo. Buriya mu butasi hashobora no kuba harimo n'abazarendo, hari ibintu baha amakuru, cyane cyane ko twabonye ko uru ruhande rwa Kongo AFCM 23 igivuga ati kurubonaho amakuru biroroha cyane, kubera ko umuzarendo rwose umukubita amadolari angahe akakubwira ati turaje turateye dufite ibikoresho ibi nibi tugeza. Oya ni muri kamere yabo kwidoga no kwiyemera no kubyo batakoze. Wirimishikise bari bamuhaye angahe umuzarendo mukuru bari bamuhaye angahe kugira avuge bira bintu byose. Nuba niko bameze n'abanyamakuru biwabo, niko bameze rwose. Niko bameze bo, akantu kose karaba bagahita bahendeza ukagira ngo none iriga nzajya ngwingero zifatika. Basinye amasezerano yo ku itariki 12 muri Amerika. Bari bazi ko iminsi 2 izajya gushira ibintu byose bimeze neza. Bari bazi ko nyuma y'amasaha 28 nicyo bitaga ingabo za RDF n'ingamba z'ubwirinzi bizaba byavuyeho. None na n'ubu ngubu sympathy dore ikibazo mfite. Yego. Iyi Uvira kuzi ibibazo yateje. Yego. Iyi Uvira banakubwira ko buriya cyo bahaniye ngo ingabo z'u Rwanda ngo no gufata Uvira. Buriya ngo niyo ngo nukurenga ku masezerano. Yego. Kuko nukuvuga ngo Uvira yafashwe bavuye Washington gusinyara amasezerano y'amahoro. Nukuvuga ngo iyi Uvira buri gihe ntago twigeze tubona Kongo nubwo yavugaga, ariko twabonye Burundi. Yego. Iyi Uvira yifashwe nugufata Uburundi kunda, nugufata gaheha Uburundi bwamweragaho kagatera. Kangubwira kantu.
reka tujya dukura abantu mu rujijo Sam, niyo mpamvu twe tuba turi ntabwo tuba twaje kubwira abantu ibihuha cyangwa se kugira mbabarira umbwire, reka tuganire neza. yego Ibi bihano RDF yafatiwe n'induru zose zavuze ngo nuko AFC 23 yafashe agace ka Uvira nyuma yuko basinya amasezerano ya Washington. Yego. Ngaho reka duhera aho ngaho tuganire neza. Iyo AFC M23 yidafata Uvira ubu byari kuba bimeze bite? yidafata Uvira uzi icyo nabonye bafatiye Uvira oya tubyiyorere, yitayifata iba yaramaze kuba igihugu, iba yaramaze kugira ubwigenge, baba baracecetse nta muntu ubukivugaho, ntabwo ibikigabwaho ibitero. We yidafata Uvira n'ubundi ko bari basinye, nje mbona nta n'ubundi nta cyari guhinduka. urakoze rero, urakoze cyane. Mu magambo make ntabwo ikibazo ari uko hafashwe Uvira. Niyo Uvira idafatwa n'ubundi ntabwo Kongo yari kugenda yicare ngo yishime ngo ivuge ngo tunejejwe nuko bari kuguma aho bari. Ibi byose rero wumva ni imitwe. N'aba ngaba bavuze ngo nimusubire inyuma muve muri Uvira kuko mwarenze ku masezerano ya Washington mufata Uvira. Iyo badakomeza kurwana ngo bafate Uvira, ubundi bwo mwari kubareka ibice bafashe bakabigumamo. Nde nicyo kibazo cyanjye. N'ubundi ntibari kubareka. Mu magambo make rero, hariya hepfo bahuye n'umuntu bangamye. Ahubwo aba bantu bakoreshwa na Amerika. Bandi bakoreshwa na Amerika. Ndi nshatse guhera kuri ibi bintu nona, nshatse nakubwira ko AFC M23 wagira ngo ikoreshwa na Amerika. Reka nkwereke akantu Kugira ngo Tshisekedi asinya reka agreement ya Tshisekedi na Amerika, ubundi ni ukuvuga ngo AFC M23 igomba kubanza guhonda FARDC. Yego. N'abambari bayo. Yamara kubahondagura Kongo ikataka. Sam. Yataka Trump akainterveninga ariko kuri kondisiyo. Wowe nsobanurira ukuntu Amerika yahannye u Rwanda ngo rwafashije AFC 23 gufata Uvira bavuye gusinya amasezerano, ngo ariko ngo yo batabikora. Buriya ngo yo batabikora. Ngo nta kibazo, ngo ntabwo amasezerano ya Washington yari kuba baye viole. Ibyo byose ngiye kuri njyewe ni imitwe. Ni na mpamvu nkubwiye ngo Amerika ikina ku ruhande rwa AFC 23 igakina no ku ruhande rwa Kinshasa kugira ngo yibonere ayo mabuye y'agaciro. Impamvu mbikubwira ni ukubera ko nimba Amerika ifite ubwo bushobozi kavuga ati nimusubire inyuma ahantu mwaturutse mbere ko mufata Uvira mugende mwe muhari mwe muhagumye. Kubera iki Amerika ntabwo ari yiteze ko igihugu bita Burundi cyazavuza induru ingana niyo cyavugisha. Bisobanuye ngo Amerika gusaba AFC M23 ngo nibave hariya muri biriya bice kwari gushimisha igihugu cy'u Burundi. Turi kumwe? None igihugu cy'u Burundi nacyo ubwacyo hari ibyo kiri kurengaho. Cyakomeje urumva impande zombi zasinye ibintu by'amahoro. Ariko Burundi bwo bwakomeje gutunda abasirikare. Ubwo se Burundi urumva buri mu mahoro? Uburundi nabwo bugiye kuzubikwaho urusyo bwo kuntu rwivanga muri iyi ntambara ndetse rugaragara nk'igihugu kitari gushaka amahoro hariya. Uri kubyumva neza? Ubu nonaha bongeye gukubitana bashaka gufata Uvira. Umurundi akagaragara hariya. Ebana Marera Louis kuko yaba ari kwakora iki? Ko nabandi bari barasubiye inyuma kugira ngo hariya asubire ingabo za leta ya Kongo. Abarundi baba baraje gukora iki? Icyo kintu ugomba kucyumva cyane. Icyo kintu ugomba kucyumva kandi ukacyumva neza. Bisobanuye ngo nona AFC isubiye muri Uvira ikayifata. Nuva ngo mu cyaba kiri gukubitwa kinagambiriwe noneho yaba ari no Murundi. Ngamba warumbwire AFC isubiye Uvira ikayifata. Habiki. Ntacyo. Amerika yakora iki? Nta kindi wabona cyakurikira uretse za nama za UN Security Council ukabona Burundi burongeye buri. Noneho sanction za kidaboringa. Zidaboringa kurinde. Moa RDF yafatiwe ibihano. Sikia papa. Ubu ndagira nkubwire noneho. Next yaba ari top leaders. Top leaders bande? Abayobozi. Bande bahinyine. Abayobozi bakuru. Top leaders, what do you mean? Ubwo yo bagiye gusanctioninga abayobozi bahera nyine mu bayobozi bakuru. Mbere yuko bahana RDF nka Rwanda Defense Force bahereye ku basirikare bakuru bayo, uhereye ku mugaba mukuru. Ubundi urenza abo ngabo uri gushaka ninde? Abandi bose kari abasivili. Ministre w'ububanye n'amahanga. Ura ni umusivili. Ntagare involved. Muri RDF suramuzi muri RDF? Umuvugizi wiki wa guverinoma. Umuziye muri RDF. Uretse nibyo n'umugabo w'ingabo w'ikirenga. Ntari muri RDF. Hagarira urwego. Ni umugabo w'ingabo w'ikirenga nyine nka Perezida wa Repubulika kuko we muri status ye ni umusivile so umusirikare.
haryo muri Amerika nta hantu igifatira ibihano umuperezida perezida aho babifata na n'ubu ngubu se aho ubudahangarwa bakabifata ubudahangarwa bwakurwa kuri nde kuri perezida ibyo byihorere perezida w'igihugu ibyo byihorere perezida w'igihugu wambuye ubudahangarwa n'inde se akiri perezida w'igihugu erega reka nkubwire buriya reka nkubwire nimba uzi Putin ukaba uzi Trump ukaba uzi Ndayishimiye ukaba uzi Netanyahu ukaba uzi perezida Kagame ukaba uzi perezida wa Chad abo bose iyo bicaye ahantu hamwe baba bitwa abaperezida buri wese abayoboye igihugu bose bari ba perezida burya bagatandukanira ku mbaraga n'ubuhangange bw'ibihugu byabo ariko buri umwe aba ari perezida nicyo nashaka kukubwira yakiri perezida rero hari ubudahangarwa bafite kandi yemererwa n'amategeko utitaye ku byo aregwa ku byo ashinjwa ku byaha bye ibyo byose keretse we hajeho igitugu n'imbaraga nk'ibya Amerika bagakora biriya kugira ngo ifate umwanzuro wo kumva ko yasubira Uvira ni ukubera iki ni ibyago iri kuhabona ariko hari ikintu abantu batajya bitaho Sam AFC M23 ni bande ni abakongomani none umva inyuma yo kuba abakongomani utarakatiwe urwo gupfa yashyiriweho amadolari umutwe we ku mutwe we ubundi uri kumukangisha iki uwo muntu drone zirirwa zibahusha ubundi uwo muntu uri kumukangisha iki nta sanctions bo batangiye kurwana barafatiye sanctions ahubwo ubu none bari mu bikorwa byo bafatiye bakiri mu birugu ubu none bari mu bikorwa byo kwikuraho izo sanctions ariko kubera iki tutajya tubona Amerika yentervenye mu gihe FARDC yarenze ku gahenge muri izi koreshwa za drone za buri gihe kuki Amerika itajya ivuga ati mwaviruyetinze ceasefire kangwa akantu ku munsi w'ejo hashize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya masezerano ya Washington bayagejeje mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite na Sena bagiye kugira bate kuyaratifiya kuyemeza burundu mu gihe batangiye iyo procedure Amerika yamaze guhamagara impande zombi nakubwiye gute narakubwiye wowe Sam narakubwiye ngo Amerika hari ikintu iri gutegereza kuri Kinshasa kuko igihe cyose ariya masezerano atarabaratifiye mu nteko ishinga amategeko ntabwo aremezwa na leta ya Kinshasa kandi shaho ntureba nk'utu tuntu twose abazungu n'abanyabwenge babitwara gake gake utu tuntu twose Kongo buriya Juventus ubwenge ni gake gake ibintu byabo byose ngo tuba turi kuvuga ngo yo iri mu mpapuro biriya bintu byose ifite procedure ifite ibintu igenda ikurikiza ejo muri mperutse kurekura abakongomani bandi 5,000 abasirikare ibikubiye mu masezerano ujye wibaza impamvu igenda ikora ibintu bikubiye mu masezerano ujye ubyibazaho gusa aba aricyo kintu ugenda utindaho uzajya ubona igisubizo cyabyo none aba nabo bari kubatwara gake gake buriya bimwe nk'ubu ngubu bino bintu bya Uvira umutwe wanjye uri kubitekerezaho kabiri kavuga ariko buriya ni gute y'umuntu ubundi tuzi neza ko niyo umujura guteye yego ukamwirukana uhita ushyiraho ingamba z'ubwirinzi kavuga ati ku gipangu cyanjye reka nshyireho amashanyarazi nimba ari hano yuririraga nakoraho njye nyacomeka nimugoroba ngiye kuryama nakoraho zumireho cyangwa se reka nza n'umuzamu cyangwa se hano hantu nimba ariho yanyuraga narahubatse gutya reka mpakomeze yego ntazabona hanyura nkibaza rero iyi AFC M23 yavuye Uvira gusubirayo biri mu bintu biyoroheye nkibaza ngo Kinshasa kubera iki tasize ingamba z'ubwirinzi Uvira kugira ngo birinde AFC M23 no kwinjira basohoka uko bashaka gusubirayo biroroshye nungubu AFC M23 iri mu marembere kuharwana yego yamaze kuzamuka mu misozi hejuru yose irimo bita abarundi bashiriye muri baguye muri ambushi yego yo muri kiriya kibaya cyane cyane ko buri AFC M23 wayo yabaye nk'ibashuka bazi ko yagarutse za Kamanyora ariko buriya inshuro zose nimba Jacques Police akabwira ati bari hano bagerageje kwa avansa bagerageje kwegera imbere bahura n'uruva gusenya buriya ntugere ngo yaravuze ngo bari hano ari uko
abarebesha amaso cyangwa atigeze ababizi Eh. abafite amakuru erega ni guverineri guverineri hariya kandi uzi igice aba ayoboye ukuntu kiba kingana aba ari igice kinini cyane hariya rero bishatse kukwereka ko hariya nivuga ngo AFCM 23 nimba uko bigaragara ishobora kwisubiza kariya gace ka Uvira nkuko ikomeje kukarwaniramo kugeza uyu munota ndagira ngo nkubwire yuko ni ibintu bidashobora kuyiremerera cyangwa se ngo biyibere ikintu gikomeye ariko abantu nanone bagomba kwibaza se bigenze bite kugira ngo AFCM 23 igaragaze ubushake bwo kongera gusubirana hariya hantu ni ukuvuga ngo nyine hari ikibazo hari street hari nivuga ngo AFC itarakuramo kariya gace kose ka Uvira ngo izamuke ifate na Fizi ndishobora kuba yizeye umutekano w'ahantu iri kandi nta byikirengera nta bindi bintu ariko ngo nukuvuga ngo noneho gahunda ihari biravira muri mwe ni ukuvuga ngo ari Uvira irasumbirijwe ari Fizi irasumbirijwe hose harasumbirijwe n'imirwanire kuhabera hose cyane ya ngayo gukora niyo makuru hari ngira ngo isaha n'isaha wakumva Uvira yongeye kubatombe ntibize rwose kubatungura kuko abahungu urugamba rumeze nabi cyane kandi hamaze kugwamo n'abasirikari benshi cyane reka tubashimira abantu baradukurikiye n'ubundi tukomeze tubane mu makuru yacu aza gukurikira sawa asante sana